Iryo yigeneye Oswald wari mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko kuri uyu wa mbere duhereje inyuma wari waturutse mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda akaza mu mujyi wa Kigali azanywe no kwivuza ndetse no gushaka akazi, akaba kandi yaraje asanga Munyaneza usanzwe akora akazi ko gusudira wahoze ari inshuti ye nawe akamucumbikira kugira ngo ibyo bibashe kumworohera. Munyaneza avuga ko mu ijoro ryakeye yatashye akaburaho guca kuko inshuti ye yari yikingiraniyemo imbere byatumye acumbikisha ngo mu gitondo saa moya nibwo tabaje nyiri gipangu n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze basambuye inzu basanga iryo yigeneye Oswald yimanikishije ishuka nkuko yaba we na nyiri inzu babitangaje. Ejo namusize hano ngiye mu kazi ambwira ko agiye gufata imiti, ubwo ngeze mu kazi cyo kumwaba kujya mu mve ko yagiye gufata imiti, telefone numva ni kompoze. Umugabo ntashye rero nje mu rugo nsanga harakinze, ndakomanga reka da bonye binyereye ndabone ngo asanga yasinziriye reka no kumukangura njya gucumbika. Mu gitondo nibwo nje nkomanze nkingoye biranga, nibwo mbwe nyiri urugo ni ariko nafite ikibazo hano. Abwo ikibazo ntabwo twakirana tuhamagara ubuyobozi umudugudu bahageze, ntabwo twafata umwanzuro kwica urugi kurabibati turarunguruka usanga umuntu yimanitse afite umugore n'abana ndetse n'abuzukuru. Yaje nyine aje kungana ansuye umusuderi. Uyu mugabo ndamenya amakuru ye mu gitondo nendaga kujya ku kazi arambwira ngo umupanga yaraza arambwira ngo nagize ikibazo nari ngiye kujya ku kazi none mugenzi wanjye ashobora kuba yagiye ansaba uburenganzira bwo kuba yakwica ikirahure ngo abashe kureba nimba yamwibye ngo yikomereze ku kazi. Nuko namenya amakuru bigera ubwo duhamagara ba mudugudu baraza twagwishe polisi yageze dusanga umusaza yimanitse imbere hari agatebe ishuka ijya mu ijosi muri make biragaragara ko ari ku gatebe yabashije gusa nk'akandagira aragahirika. Yaramaze hano iminsi igeze kuri 3. Amakuru mfite nayo ngayo kubera ko ariko namubonye mugenzi wa munyeretse nk'umushyitsi. Ni ukuva mu ntara mugenzi we yabisobanuye ko wenda yaba yaravuye mu ntara amubwira ngo aze bako arebe ko yabona karaka. Icyo nanjye nacyumvise none kubera ko aribwo yambwiye ngo yagomba kujya gufata imiti ejo ku Muhima. Nayo makuru nari mfite nabimenye ubwo mugenzi we yarabivuze, kubera ko natwe twari tumubaje atese ni ikibazo ki yari afite icyo kizamo hazamo n'ikindi cyuko yari afite agatije mu kaguru. Umuyobozi w'umudugudu w'Agashubi mu kagari ka Nyamabuye ibi byabereyemo yabwiye BTN TV ko uyu muturage yari yaranzujwe aho yanagarutse ku buryo nawe baje gutabazwa nk'ubuyobozi. Saza sinamubonye kubera ko ari nge mukuru w'umudugudu wa hano w'Agashubi. Uriya kimara kumenya ko uriya musaza ziwe yarampamagaye kuko twebwe hano haba gahunda yuko uraye mwono mudugudu tumwanzuza maze kubimbwira turamwandika cyakora ambwira yuko azazana irangamuntu ye mu gitondo aricyo cyari cya none. Muri iki gitondo no twamubajije tese kutazanye irangamuntu aravuga ati umurwayi wanjye ejo yagiye gufata imiti cyakora nje nimugoroba nsanga umukinguje ntiyankingurira nkeka kuko ari uko yanyweye imiti wenda yananiwe cyangwa wenda akanywa n'agacupa nuko njya kucumbika ahandi. Arambwira ngo reka kingure reba agerageje gukingura binaniranye rero biba ngombwa arambwira ati urugi kurwica narwica ari uko ubuyobozi muhari mbwira bagenzi banjye dukorana mu mudugudu. Tuhageze gukingura binaniranye duhitamo ko yasakambura hejuru ibati noneho tukareba impamvu zirimo imbere dusanga rero bimeze kuri none niko guhamagara inzego zidukuriye baziranye bahurira ngo mu biraka bakora barabasuderi. None impamvu y'urugendo uriya ngo kaba yabanaga n'ubwandu, ikibazo gikomeye afite cyari cyo kugira ngo ajye afata imiti. Aravuga ati imiti nayifata nazi wawe nkajya kwifata ku Muhima niho hafi yiwawe ariko ntibyambuza no gushaka akazi. Nuko wanshumbikira mu gihe runaka ngashaka akazi mfata no ku miti ko nta kibazo nditi nta kibazo. Muri mucumbikiye ejo namusize hano ngiye mu kazi ambwira ko agiye gufata imiti. Ubwo ngeze mu kazi cyo kumwaba kujya mu mve ko yagiye gufata imiti, telefone numva ni kompoze. Umugabo ntashye rero nje mu rugo nsanga harakinze, ndakomanga reka da bonye binyereye ndabone ngo asanga yasinziriye reka no kumukangura njya gucumbika. Mu gitondo nibwo nje nkomanze nkingoye biranga, nibwo mbwe nyiri urugo ni ariko nafite ikibazo hano. Abwo ikibazo ntabwo twakirana tuhamagara ubuyobozi buraza. Avuga ati rero ubwo umudugudu bahageze ntabwo twafata umwanzuro wo kwica urugi twari tumenya amakuru kameze
kuraho ibati turarunguruka usanga umuntu yimanitse basi hari nka ryari mu gitondo mu masaa moya saa moya za mu gitondo yari yimanitse mu nzu oya nibwo twasanze yimanitse yimanitse mu nzu n'imbere yari yakoresheje ishuka hanyuma mu buzima busanzwe wabonaga yarameze ko iyo miti yafataga yari iki se yagiraga ibibazo ubwandu bwa sida ubwandu bwa sida mu buzima busanzwe rero yari abaye hati yarafite yaba yabaye hati mu bijyanye n'akazi no gukora gusa yakoraga ariko nta mbaraga afite yacize intege nyine yitwaga nde yari afite imyaka ntabwo nyizi ariko ni muri 50 irenga ibyo yigeneye Oscaride yavukaga hese yari afite umuryango mwiza yavukaga i Karongi afite umugore n'abana ndetse n'abuzukuru i Karongi yaje nyine aje kungana ansuye yakoraga iki umusuderi yakoze uyu mugabo ndamenya amakuru ye mu gitondo nendaga kujya ku kazi barambwira ngo umupanga yaraza arambwira ngo nagize ikibazo nari ngiye kujya ku kazi none mugenzi wanjye ashobora kuba yagiye ansaba uburenganzira bwo kuba yakwica ikirahure ngo abashe kureba nimba yamwibye ngo yikomereze ku kazi nuko namenya amakuru bigera ubwo duhamagara ba mudugudu baraza nuko byagenze hanyuma mu ishuri mwasanze byari bimeze twagwishe polisi yageze dusanga umusaza yimanitse biriya bavuga kwimanika kuko kwiyahura buriya abasa nk'uhunga ikibazo kandi n'ubundi ntabwo bakirangije kuko imbere y'ubu buzima hari ubundi ubwo kandi batubwira ko bwaba ari bubaye bubi kurenza ubwo yari arimo yiyahurishije ishuka imbere ye hari agatebe ishuka ijya mu ijosi muri make biragaragara ko ari ako gatebe yabashije gusa nk'akandagira aragahirika mu gisenge nkubwiye ubuzima naba ngiye kukubeshya kubera ko yaje yari umushyitsi mu rugo hano namubonye ku wa mbere baramunyereka ati ni umushyitsi uje ariko azataha mubona nk'umuntu bisanzwe tuganira bikeya kubera ko nabonaga ari umusaza ukuze tumuganira nyine nk'umuntu ubonye umuntu mukuru nta bindi twakurikiranye iminsi igeze kuri 3 ntabwo yari irenze 3 ntabwo yabaga amakuru mfite nayo ngayo kubera ko ariko namubonye mugenzi we amunyeretse nk'umushyitsi ni ukuva mu ntara mugenzi we yabisobanuye ko wenda yaba yaravuye mu ntara amubwira ngo aze arebe ko yabona akaraka nuko icyo nanjye nacyumvise none kubera ko aribwo yambwiye ngo yagomba kujya gufata imiti ejo ku Muhima nayo makuru nari mfite nabimenye ubu ngubu ubwo mugenzi we yarabivuze ni kubera ko natwe twari tumubaje atese ni ikibazo ki yari afite icyo kizamo hazamo n'ikindi cy'uko yari afite agatije mu kaguru nuko mugenzi we yaramucumbikiye mu buryo bwo kugira ngo amufashe nk'umuntu uvuye ku Kibuye mbese muri make yamufasha yari kumufasha kugira ngo abashe kubona imiti no kumushakira wenda iyo mibereho bw'akazi we ntabwo ariko ndi kubitekereza nanjye ngewe nabyumvise bavuga ko ari uyu nguyu wiyahuye uyu ni inshuti y'umuryango bisanzwe maze kubyumva rero ndavuga ntireka ngere hano nahise nanamuhamagara kuri telefone urumva icyo kibazo cy'uwo muntu wundi ntago uriya muntu wiyahuye ntago muzi
urumva rero amakuru aguhaye niyo y'ukuri niyo yizewe. tubwire wenda ukurikije nk'uko byumvise wenda nawe ugatsinze neza. Nkurikije ko mbyumva agenda umva ibyo bibazo wenda afite mu kibazo cyewe cyo hirya no hino na hehe. Ubwo urumva sinzi niba byamucanze akaza kwiyahurira ariko icyo kibazo kugisubiza urumva ni ikibazo gikomeye. Ntabwo wareba mu mutima w'umuntu ariko uyu nguyu wareba bacumbikiye cyangwa uriya baziranye mugenzi we nibo bazi gahunda zabo. Rero jye nayo nje gutabara umuvandimwe bisanzwe, nzi ko ari wowe napfuye kuko jye niyo makuru nari nahawe ariko muhamagara ambwira ati ndi muzima, ariko hari umuntu waje kama nk'umushyitsi niwe wagize ikibazo, ni urwo rwego najemo rero. Oya, ubutumwa duhora tubutanga hano mu mudugudu, duhora dukangurira abantu ko bagomba kujya babona abashyitsi bakababaruza, kandi nimba aje anatambuka ari umushyitsi urara ijoro rimwe akabitumenyesha, aje ari umushyitsi uje gucumbika atura akabitumenyesha, ko tugira ikayi y'abinjira n'abasohoka, ikayi y'abashyitsi irahari. Uwo ni umuco uri hano, barabuzi baramumenyereye, ni nayo mpamvu yampamagaye ntiyarinze kugira ngo mbone. Turabashimiye nawe. Akomeza avuga kandi ko abaturage bakwiriye kujya bagira umuco wo kwanduza mu buyobozi buri muntu mushya bakiriye kabone nubwo yabacumbika ijoro rimwe, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora kuba ziturutse kuri uwo mushyitsi zikaba zagaruka ku mutwe w'abamwakiriye mu gihe batamenyesheje ubuyobozi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya polisi ku Kacyiru, mu gihe hagiye kumenyeshwa umuryango we ukaba waza gutwara umurambo. Ibarushimwe biho Keve Christian, BTN TV, i Kigali.